twerekeze mu ikipe umutoza Enzo Maresca ati nzi agaciro k'umukinnyi naguze, nzi n'impamvu yahenze. Elliot Anderson, uwitwa Elliot Anderson, nibyo wowe urayibonara. Elliot Anderson ni umukinnyi Man City ikeneye. Twafashe umwanya no kubiganiraho turanabigaragaza kubera ko Elliot Anderson ni umukinnyi muri ino myaka karita afite zirafasha cyane. Icyambere twagiye tubigarukaho ni umukinnyi mwiza mbere na mbere mu kwambura imipira. Twagiye tugaruka ku mibare yafite muri no sezo, azi kwambura imipira, azi gutanga iyo mipira, kuyambura bijyana no kuyitanga, akamenya kuyitanga kuyigeza kuri wa mukinnyi yifuza kuyiha. Gatatu, ni umukinnyi igihe ari inyuma gatoya y'urubuga, donc mu gice cyaho adversaire we agarukira hagati mu kibuga, nawe ni umukinnyi mwiza ufite bwa bushobozi bwo gutsinda ya mipira ya mashoti amwe ya hafi ya kure yagerageza. Mu kwambura barero ukamenya kuyitanga, mu kumenya gukinira mu gice cyawe muri zone yawe, mu kumenya kuba mwiza muri tactique. Nukuvuga ngo nturyoherwa no gukina umwanya utari usa n'uvuyemo, ahubwo ukaguma muri cya gice cyawe kugira ngo n'abandi bakinnyi bijyanye nuko uburyo bw'imikino bw'umutoza uko yabiteza muri tactique nicyo bisobanuye. Icya kabiri, icya gatatu, ni umukinnyi ukiri mutoya. Asonage aracyafite igihe kinini, urabona ko agifite nk'indi myaka 10 yo kuba yakina, kandi kontrabonye ku myaka mitoya ubona ko City imufite mu gihe kirekire biramutse bimukundiye. Ikindi ni umukinnyi wamaze gutereka no gushimangira umwanya mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza muri iki gikombe cy'isi. Mu ba mediateri 7 umutoza Thomas Tuchel yahamagaye 3 bari mu kibuga bari gukina imikino kugera ku munsi wa 4 imaze gukina mu gikombe cy'isi. Elliot Anderson ntago ajya kiburamo. Umukinnyi nk'uwo rero kumuzana mu mushinga umeze gutya, nubwo wamugura umuhenze, harimo n'akagaciro k'abakinnyi b'Abongereza bagira mu makipe bakinamo nk'ayanga manini, anatuma nayo agaragara nk'ari gufasha mu iterambere ry'abakinnyi mu ikipe y'igihugu ayo makipe abaherereyemo. Ibyo ni ibintu muri Man City bazi, babonye icyo yabafashije John Stones, babonye mu byo bashakaga muri Calvin Phillips bitakunze, babibonye muri mu buryo City abantu bayibona mu buryo buri positive ifitemo umukinnyi nka Phil Foden. Ibyo byose kuza kubihuza no gahita shaka umukinnyi nk'uyu nguyu uri mu bihe bye byiza, ukuriye mu mitegurire y'Abongereza, agahabwa iyo kontra nziza. Burya hari ukuntu ama equipe agenda agura cyangwa se yita, donc atsindira attention, abantu bagomba kuyaha agaciro kayo, kuko no mu bakinnyi bahari bayo b'inkingi za mwamba bagenderwaho harimo babandi beza muri icyo gihugu barimo. So rero kuri Enzo Maresca kuba yavuga ko amukeneye cyangwa se azi n'icyo amubonamo mu buryo bwo mu kibuga, uyu ni umukinnyi uzatanga cyane cyane umutekano hagati mu kibuga. Reka dutange urugero rworoshye cyane mu mikinire ye ashobora gukinwamo ari kumwe na Rodri Cascante. Rubango ufite Elliot Anderson, niyo Rodri wamurekera muri cya gice cyo hagati yakina nka box to box, Elliot Anderson aracyafite imbaraga zihagije zo gufata iki gice cyo muri mediane nk'umukaseri mwiza. Twabonye ko yakubakirwaho mu gusohora imipira mu gice cyabo, akubakirwaho mu kugumana umupira muri kwa kundi igihe mufite umupira hagati mu kibuga, ekipi batatse cyangwa se mwebwe mufite mumaze kurekipera, icyo gihe utuma bagenzi babasha guhagarara neza, mukabanza mu gatuza mukamenyaho baro muza kuyitanga, bigendanye n'imikinire ya tic-tac cyangwa se yo kubaka muri possession. Ibi rero nibyo bituma Rodri nawe muri bwa bushobozi bwe afite bwo gukina ya mipira, kuyitanga imbere neza no gutsinda bya bitego by'inyuma ya box muri za frappe zo za kure, bigatuma bamwiza. Kuko abakinnyi benshi iyo bafite abakasera ba sitting midfield bakinira muri iyo zone, abakinnyi ba box to box iyo bagiye ku gice cy'imbere muri ya box to box nyine tuvuga bari gusatira mu gice cy'imbere, baba beza kuko ntibasaba ko baza kugaruka inyuma none mu kuza kudefanda cyane, kuko haba hari umukinnyi nyine wakora akazi kose. Muri Man City rero n'uyungu Elliot Anderson wagira uwo mumaro. Ntekereza ko rero City ibonye umukinnyi mwiza
arahenze ariko ahindiye amafaranga ajyanye n'aho isoko ryo mu Bwongereza rigeze. Ejo bundi yaganiye na Declan Rice. Declan aramubwira ati nanjye nagendeye ku gitutu cya miliyoni 100 naguzwe bimbera igitutu ariko na ekipe irabimfashamo ya mafaranga ntangira kwiestablishinga ntangira gushinga imizi muri ekipe yanjye bigenda neza. Reka tugire gutya ndabona n'iminota igenda wa mugani Benjamin wavuga ngo ninjoro niyo twavugaga agaba ngo kuki umuntu yakeneye igihe ari bwa kibura kiba cyihuta cyane. Elliot Anderson mbona cyane ari umukinnyi w'igitekerezo cya Enzo Maresca kujyanye nuko Enzo Maresca kina ko twabonye amezi 18 yatoje Chelsea. Maresca ashingira ku bintu bibiri burya umukino we wose wa Enzo Maresca uba muri Mediane ni ikora pressing burya bajya kubona akore pama bajya kubona kuri nimero 10 we na nimero 8 Mediane ni ikora pressing kuko agira ikintu cyitwa ngo ni aggressive ball recovery kuko bagiye kwakanumukana umupira kwa kunono bagiye gutanga umupira bagiye gukora ari goal kick nimero 10 na nimero 8 bakaba bambere bajya kuyataka nimero 7 na nimero 11 bagasa n'abari inyuma none wa mwataka agasigara libre ata nk'umuvinga inyuma yabo ku buryo nibaza kugira amahirwe bakayakira ahantu umupira ukiri muri final third ahita agenda wa mwataka akinjira muri ba defenseur batakaje umupira ntisange yakoze offside kandi ari kwizaho nicyo ngicyo abikorera. Hanyuma ndacyumvisha na kwijana ubwo nubwo buryo bwa mbere muri atake muri Mediane ikora pressing. Enzo Maresca kuri wa mupira bivuye mu kugarura umupira muri ubwo buryo bashaka uburyo bongera basohoye ekipe barimo gukinana bawusohoye barimo baraza barimo barataka ikipe Enzo Maresca arimo aratoza agira ikintu vuba cyo gushaka uburyo agarura possession mu kibuga cyayo kugira ngo akurure babakinnyi bamuha espace babakinnyi bari baje kwataka already baje none niba umupira bawakiye nko hagati mu kibuga icyo twita nko muri midfield zone aho kugira ngo duhite tusubizayo kuko urumva bo bahagaze neza reka tusubize inyuma gatoya nitusubize inyuma gatoya niba bari bahagaze neza ari abakinnyi 6 bane baraza baje kuwataka wa mwataka wanjye umusigaye nanone wagize free roll arabizi ko agiye guhita asubira ko yakora umupira usubiye inyuma ukureba abandi bakawumujugunyira ariko kuntu wajya kubona Pedro Neto akoreshwa kenshi ya mipira miremire ya Enzo Fernandez yahitaga ajugunya imbere vuba byihuse hari bya bitego bya Korepamo wajya kubona ba Jackson na Nicolas ubona bitari cyane nibwo buryo bw'ubundi bw'imikino ni ukuvuga ngo umutima w'umukino wa Enzo Maresca uba muri Mediane none wakwibaza uti muri Mediane ya Manchester City azakina te Elliot Anderson yakoreshwa te mu buhe buryo no kuvuga ngo ni icyo bita position yobone ni box to box box to box ni iki araza mu rubuga rwacu agena mu Rwanda atanga 50 mu kibuga cyabo na 50 mu kibuga cya adversaire mu buryo burambuye rero bakabita aba central midfielder. Central midfielder ni iki atandukanye na defensive midfielder kuko n'izina birabisobanura cyangwa se attacking midfielder urumva ko urumwe afite zone ze zihari none central midfielder ni nka wa muntu uhuza baba mediateri babi ni icyungo cy'uwataka ni ikiraro cy'uwataka n'udefend bivuze ngo agomba kuba afitemo ubwiza bw'imbera byombi ubwo kwataka n'ubwo kudefend niyo mpamvu nyira bari box uribukana no kuri cya kintu nahereyeho cya Enzo Maresca cy'imikinire ibishaka by'imikinire cy'uburyo abashaka gukina arashaka gukina ngo niba mugiye gukora pressing jyana na nimero 10 let's say Ryan Cherki sibyo wa musentro midfielder wa attacking nimero 10 yego wowe Elliot Anderson mujyane nimuyamburiraho hituyikiniraho niba bidakunze ko muyamburiraho ngaho garuka inyuma nimuza kuyamburira handi muri Mediane bari wo yisubiza inyuma bayigusubize uyiranze nicyo ngicyo akina cyane muri atekereza muri Elliot Anderson nibuka ko ari nayo mpamvu bari bavuzaga Enzo Fernandez none rero
ugiye ku mibare ya Elliot Anderson, ikipe yitwaye nabi, abatoza bane bamutoje. Elliot Anderson match atatangiye ya Nottingham City ishize ya Premier League n'imwe, nabwo yari rotation ya Europa League bari bafite. Bro yakinye imikino 37 yose atangiye 38 37 yose atangiye 38 wa 38 yawutangiye, ubwo uri nko mu minota 300 na wena niba ngaho. Ariko umva icyo imibare rero muri ba mediateur ndaza kubihuza na ba bandi ba Maresca muri Chelsea uze kwiyumvira. Uyu mukinnyi yarangije saison ishize muri Premier League akoze ku mipira